Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbonera kubaha ikaze kuri tariki ya gatatu z'ukwezi kwa mbere cyangwa se Mutarama umwaka w'ibihumbi 2025 aho turi mu masaha mu by'ukuri y'umugoroba ariko biraza guterwa naho uri ko ari mu gihugu cy'u Burundi ko ari Uganda ko ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'andi mu bice bigiye bitandukanye mwese mbifurije cyangwa se nkomeje kwifuriza umwaka mushya muhiredere ko mu by'ukuri atari ku nshuro ya mbere cyangwa se ya kabiri murabizi. Hanyuma rero nshuti bavandimwe banwanyi bataramu kazi tukaba tugiye kwinjira mu mujyi wa Goma turebe ibiri kwavugwa nyuma y'inkundura zagiye zihavugwa kuva mu mwaka ushize 2025 ubw'inyeshyamba za M23 zahageraga. Ejo bundi twenda gusatira mu mpera z'umwaka ushize murabizi ko byagenze mu by'ukuri murabizi ko hari inkundura y'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege yari hari mu mujyi wa Goma. Ubufaransa bwari burimo, Repubulika Demokarasi ya Kongo yari irimo, nubwo byaje kurangira mu by'ukuri intego itagezweho cyangwa se ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kidafunguwe, ariko ibi byaturishijwe n'amasezerano ya Washington DC ngira ngo murabizi nicyo kintu cyagabanyije inkundura. Hanyuma rero nkaba mu by'ukuri ngiye kubabwira indi nkuru ikomeye cyane cyangwa se ikindi kintu giteye ubwoba cyongeye gutangira hano muri uyu mujyi wa Goma. M23 yabiteguye bikino ariko ntabwo yari izi ko mu by'ukuri bavuga ngo nibyandi bavuga ati ukoze hasi unyibutsa ibuye cyangwa se uwibahetse ababwiriza uwo mu mugongo. M23 igira itya itangiza imyigaragambyo mu by'ukuri iteguwe mu buryo bwose bushoboka muri Uvira, batangiza imyigaragambyo bice bye bitandukanye mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi. Imyigaragambyo murabizi ya M23 yari igamije mu by'ukuri kuvuga ko ngo abaturage ngo bavuge yuko bashaka ko M23 iguma mu bice igenzura by'umwihariko cyangwa se Bukavu niyo yari ku ruhembe, ni naho plutôt ahubwo Uvira niyo yari ku ruhembe, ni naho byatangiriye. Mwabantu mwingira ngo murabizi twagiye breakinga twagiye tubivuga, ariko ibyo byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika baza gushungura babona ko ari cyo bita manipulation. Mu by'ukuri ari ibintu byari biri barimo kumanipira, ariyo mpamvu Amerika yahise isori inyandiko kubemo icyemezo kivuga yuko M23 ahubwo ni kufatanya nyine n'akanama ka Loni n'amazaberaga i New York ko noneho ahubwo bagomba guhita basubira inyuma si Uvira gusa bakagera muri kilometero 75. Ibyo nashaka kuvuga rero cyangwa se icyo nashaka kugarukaho ku munsi w'ejo hashize tariki 2 z'ukwezi kwa mbere cyangwa se Mutarama umwaka w'2026 ubwo twari turimo rwose twinjira mu mwaka mushya. Ngira ngo mwarabibonye ko mu mujyi wa Goma nkuko byari byanavuzwe ku itariki 31 byaravuzwe, tariki 29 z'ukwa 12 2025 biravugwa ko ku itariki 2 z'uku kwezi kwa mbere turimo twinjira mu mwaka mushya w'2026 hagomba kuba imyigaragambyo mu mujyi wa Goma. M23 yabivuzeho byinshi cyangwa se bakotinzeho amagambo menshi cyane. Lawrence Kanyuka agira cyaravuga ati mu by'ukuri Kinshasa bari gutegura imyigaragambyo igomba kuba mu bice tugenzura, ati kandi mu by'ukuri ibintu byinshi ndetse hagiye havugwaho ubusesenguzi. Uruhande rwa M23 rukavuga ko ngo rutanumva neza ukuntu rushobora kuba rwarinda abantu barimo kurwamagana, ariko kubwo kuba imyigaragambyo yari yamaze kuba mu by'ukuri hasohoka inyandiko cyangwa se icyo nakwita itangazo rivuga ko ni imyigaragambyo yagombaga gukorwa mu mahoro cyangwa se yateguye mu mahoro yo kwamagana mu by'ukuri ibikorwa by'inyeshyamba z'umutwe wa M23 hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri byanze bikunze byagombaga kuba. Lawrence Kanyuka yagaragaye mu magambo ye yamagana iki gikorwa cy'imyigaragambyo, ariko ku bw'amahirwe makeya ya M23 mu by'ukuri ibi byaje kugira iki byaje kuba. Impamvu rero kugeza uyu munsi hatigeze amenyekana amakuru menshi cyane ku bijyanye n'iyi ngingo cyangwa se n'iki kintu, kimwe mu byo ugomba kuba wasobanukirwa mu by'ukuri cyangwa se ugomba kuba wamenya ku bijyanye n'iyi ngingo. Abagize itsinda rya M23 baragiye mu bice mu by'ukuri bagenzura bakora ikintu kimeze gutya, bafata itangazamakuru barariniga. Kuriniga nshatse kuvuga ni gute? Nuvuga ngo ntago byemewe gutangaza inkuru mu by'ukuri zitari
izo ku ruhande rw'umutwe wa 23 muri ibi bice bya Goma, Bukavu ndetse n'ahandi. Ku bw'izo mpamvu murabizi ko umunyamakuru wa Kivu Morning Post aherutse gutabwa muri yombi. Murabizi umunyamakuru aherutse gufungwa azira ko yatangaje yuko ikigega cya Denis Nyakero, umugore wa nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi, yatanze ubufasha burimo n'ibiribwa ku baturage basaga 84,000 bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Uyu agahita atabwa muri yombi. Muzi umunyamakuru wakubiswe. Ibyo byose twagiye tubivuga cyangwa se tubibreakinga, wakubitiwe mu mujyi wa Bukavu nabo bikekwa ko ari M23. Ibyo byose rero byashyize iki mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ni gahunda yari igamije gushyira igitutu kwitangazamakuru kugira ngo bareke gutangaza mu by'ukuri ibyo urundi ruhande. Ibyo rero mu by'ukuri byatumye nanone ikijyanye n'imyigaragambyo mu by'ukuri biba ngombwa ko bitamenyekana cyangwa se bitavugwa. Niba ngira ngo wacunze neza cyangwa se wabibonye, ibitangazamakuru bikorera hano muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, bitangaza inkuru ariko by'accessinga mu by'ukuri cyangwa se byibana cyane hano muri ibi bice. Urabona ko kandi ari nabo batanga amakuru, ndagira ngo bimenye, ari nabo batanga amakuru by'umwihariko ku bitangazamakuru bikomeye ndetse n'ibindi. Ntabwo byigeze biba ngombwa cyangwa se ntabwo byigeze bakundira ko batangaza izi nkuru zijyanye n'imyigaragambyo. Ariko mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, abateguye imyigaragambyo hari icyo bavuze cyangwa se hari icyo batangaje, nyuma yuko kandi hari n'amakuru mashya yatunguranye muri iyi myigaragambyo, ngo burya abigaragambyaga baje kumvikana cyangwa se kugaragara bamagana bavuga ko batifuza ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko aya makuru tuyakesha umwe mu bavuze mu by'ukuri ku bijyanye n'iki kibazo, kandi wari uri mu bateguye iyi myigaragambyo cyangwa se uru rugendo. Ubundi byitwaga urugendo rw'amahoro rugamije kwamagana ibikorwa by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 hano muri ibi bice. Ariko kandi bikavuga ko ngo mu magambo yumvikanye, mu byagaragaye bavugaga cyangwa se mu byo bari bafite, bari bitwaje, haje no kubonekamo abavuga ko habe na gato cyangwa se habe na busa batigeze bifuza ko mu by'ukuri hakomeza kurangwa cyangwa se hakomeza kubaho kugaragara ibyo bikorwa. Ibi byose bibaye mu gihe mu by'ukuri M23 nayo yari yateguye imyigaragambyo. Ese imyigaragambyo yari yateguwe niyo gusubiza ku ruhande rwa M23 cyangwa se n'igihe cyari kigeze cyuko mu by'ukuri abaturage bagaragaza ukurambirwa, abaturage bagaragaza mu by'ukuri ukutishimira ibibazo biri kuba hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se mu by'ukuri nyine n'igihe cyari kigeze. Umwe mu bateguye imyigaragambyo avuga ko iyi myigaragambyo cyangwa se icyo bise urugendo rw'amahoro, ariko mu by'ukuri mu magambo meza ni imyigaragambyo igamije kwamagana M23, ndetse yanumvikanyemo abaturage bavugaga ko bamagana ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ngo zinje ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Hari ukumention ngo ingabo z'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda binjiye hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Uwitwa ni umwe mu bagize uruhare muri imyigaragambyo cyangwa se mu bateguye urugendo, bamwita Sankara Bin Katuma. Aravuga ko ngo nyuma yuko M23 ibabajwe n'ibyavugiwe muri imyigaragambyo, ibabajwe n'intego y'imyigaragambyo, ndetse kandi nanone itigeze yishimira iki gikorwa cyakozwe n'aba bantu, kuri ubu ngubu abasaga 70 mu bitabiriye uru rugendo mu mujyi wa Goma bamaze kuba bagezwa mu maprizo cyangwa se bamaze kugezwa inyuma y'amafera bito kandi ahataramenyekana. Uyu rero mu bateguye imyigaragambyo yahise yitabaza mu by'ukuri ikoranabuhanga za social media, atangaza ubutumwa, bamwita Sankara Bin Katuma. Ndagira ngo mu by'ukuri video ye avuga kuri iki kintu cyangwa se atanga amakuru kuri iki kintu mite nyishyira muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere. Ubwo mu by'ukuri ku muntu utarajya muri groupe yacu ya WhatsApp uraza guca munsi y'umutwe w'inkuru muri comment, nubwo ari ahandi, ujye muri comment section hanyuma urebe muri link, urahita ugeramo urebe video y'uyu mugabo mu by'ukuri bita Sankara Bin Katuma, wumve icyo yaje kubivugaho mu ijwi rye ry'umwimerere mu by'ukuri avuga ku kijyanye n'imyigaragambyo. Ndakubwiye ngo mu by'ukuri ibi bintu ni mu bikerense kuko bishobora gutuma situation twabonaga mu mujyi wa Goma ihinduka 100%, dore ko byanakunze kugaragara ko buriya impera z'umwaka ndetse n'intangiriro z'umwaka kuri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo hakunze kubaho impinduka zikomeye cyane, hakunze kubaho impinduka
mu by'ukuri zidasanzwe. Ese ibi ngibi byaba bisobanuye noho urugendo rw'abaturage mu gutangira kugaragaza akababaro kabo ndetse no kwivugira mu by'ukuri tukaba tuvuga ko noneho ibintu bigiye kuba byashyirwa mu buryo, cyangwa se biraza kuba yamareshya mugeni atajya mutunga, ndetse bamwe mu baturage bagira ubwoba wenda kuri abangaba bafunzwe, cyangwa se biraza kuba ngombwa ko ahubwo noneho bigiye kuba icyo bita imbarutso cyangwa se itangiriro ry'ibibazo. Abateguye imyigaragambyo barasaba ko ingabo z'u Rwanda ngo ziva muri Repubulika Demokarasi ya Congo, ngo kandi burya baramagana ifatwa ry'urubyiruko rurenga 70 rwafashwe n'izi nyeshyamba. Uyu mugabo mu magambo yavugaga nibyo yavuze, kandi ari ku ruhembe rw'abateguye imyigaragambyo. Abateguye urugendo rwise urw'amahoro rwari ruteganyijwe kubera mu mujyi wa Goma ku itariki 2 Mutarama 2026 rugamije gusaba ivanwa ry'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Batangaje ko inyeshyamba za M23 zatangiye gufata mu buryo butemewe n'amategeko urubyiruko rurenga 70 mu ijoro ryo kuwa gatanu mbere yuko iyi myigaragambyo igera. Nuvuga ngo M23 nayo ntabwo ari agafu k'imvugo rimwe, byanze bikunze mu buryo bwari bwo bwose bagombaga gukora ikintu gituma iyi myigaragambyo iburizwamo kandi igakorwa mu by'ukuri hatabayeho ko bigaragarira nk'amahanga ko ari uwahungabanyijwe. Ikintu M23 yakoze, kwanza mbere na mbere bari babizi ko iyi myigaragambyo mu by'ukuri itaza ibikorwa byo kuyamamaza, kuko yagombaga kubera byanze bikunze mu bice M23 igenzura mu by'ukuri mu maso yayo bitigeze byamamazwa cyane kuko itangazamakuru ryarafunzwe, icyo bari bakizi. Baravuga bati rero mu gihe amakuru asigaye mu bantu bakeya ari kugenda atangwa ku matelefone uburyo aho abantu baza guhurira ibiza gukorwamo, bahise bavuga bati reka turebe bamwe mu bari kuvugana n'abayobozi bo hejuru mu bari gutegura imyigaragambyo, nk'uko bita mu by'ukuri Khartoum abitangaza, nk'uko bita Sankara Bin abitangaza. Bamaze gukora icyo gikorwa rero M23 yakoze uko ishoboye kose ngo icunga abantu bari hejuru ku bari mu gutegura imyigaragambyo, ariko byibuze abari bafite nimero z'abayobozi bakuru. Abo bose rero abagera muri 70 bajagajaza ibiturage byose, Goma yose, mu byumba, mu makorodoro, hehe hose, mu tubari, muki aherekanirwa amafilime n'ibiki byose, mu masaro, mu masoko, mu mihanda, mu ngo bagezemo bagufatira aba bantu bose. Bivuga ko ngo haba ari abagera kuri 70 bose. Burya byaje kugera ku itariki 2 ku munsi w'ejo ku munsi w'ejo byaje kugera mu by'ukuri isaha y'uko imyigaragambyo yagombaga kuba. Mu by'ukuri abantu bose 70 rwose bamaze kuba bafatwa, kandi ngo aba ni yo timu yagombaga kuruganiza mu by'ukuri igenda itanga amakuru kuri bamwe n'abandi aho ibintu bibera. Niba ufasha abantu 70 ngira ngo urumva ko ibintu babikomeye. Abateguye urugendo rw'amahoro ngo rwari ruteganyije kubera mu mujyi wa Goma imbere indani, ariko iki kintu nkubwira ko M23 mu by'ukuri yagombaga iyi myigaragambyo hano mu mujyi wa Goma, niba byari bitangiriye mu mujyi wa Goma ariho hari imbaraga zikomeye cyane, hariho abene n'amazu M23 abira hagaragara abayobozi, bivuze ngo noneho uku kwa ugutestinga ariko gukomeye ku buryo iyo biramuka bigenze neza atajemo n'izo mbogamizi, nkeka ko nibi bitaza kubaca intege noneho mu bindi biceho ahazabuka havaza amasi santere za Sake, aha M23 noneho idafite ubushobozi bukomeye cyane hanga muri za Bukavu, twari butangire kubona mu by'ukuri noneho M23 abaturage bayirukana ku mugaragaro. Ari nacyo kintu M23 iri kurwana nacyo cyangwa se iri gukumira, ikavuga iti nibiza kuba ngombwa ko abaturage batuvumbuka gato kidogo biraza kuba ingorabahizi. Nicyo kintu M23 iri kurwana nacyo, nugira ngo ni ikindi kintu. Nkuko byatangajwe na Sankara Bin Karatumwa, umwe mu bateguye iyi myigaragambyo, ati iri fatwa ryabaye hagana ku saa 3:30 z'ijoro. Nabikubwiye M23 yagize itya ihera ku saa 3:30 z'ijoro itangira icyo bita umukwabo mu mujyi wa Goma. Uyu mugabo bita Sankara Bin yabyemereje, akavuga ko ngo abafashwe bashinjwa kuba bari mu bateguye iyi myigaragambyo yari iteganyijwe kuba ku munsi ukurikiyeho. Urumva ko mu ijoro buri wiki ibintu bikaba kwa kundi ari kuorganiza ibintu bya nyuma, nibwo M23 bafashe buri wiki bikagira iki bikaba. Operation bahere ku saa 3:25 nibwo igikorwa cyari gitangiye nyirizina, hahandi n'ubundi umuntu wese abarimo arataha, ndetse niwo bafashe bigoranye guhita utanga amakuru kuko nta wundi muntu ubu nabibonye, kandi barabizi ko M23 ikunda gukora mu by'ukuri uduteno dukomeye cyane mu mabanga.
yavuze ko ngo aba bafashwe bashinjwa kuba bari mu itegurwa ry'imyigaragambyo yari iteganyijwe ku munsi ukurikiyeho, nyamara we n'abandi bateguye iyo myigaragambyo bakavuga ko ngo ibyo birego bidafite ishingiro mu mategeko. Nese inyeshyamba zikurikiza amategeko. Sankrabin nawe hano arimo kwirengagiza cyane. Uyu Sankrabin yagize ati muri aya masaha ya nimugoroba dufite amakuru yifatwa ridasobanutse ry'urubyiruko rurenga 70 bari gufatwa bavuga ko baganira imikoranire n'abantu bahamagarira imyigaragambyo y'ejo. M23 igomba gusobanukirwa ko kugira ngo nimero ya telefone y'umuntu atari cyo cyaha kandi bitamugira umufatanyacyaha mu gutegura imyigaragambyo. Bivuze ngo M23 yari yamaze kwinjira muri systeme z'itumanaho, niba bamaze kubyumva neza. Uko byanda kose bavuze bati abantu bari gutegura imyigaragambyo nabo bishoka bari babaze bakavuga ati umuntu wakominikanye nuwe mu gihe iki niki amasaha ya naye bishoka ko banumvishe ibyo bagira iki bagiye bavugana, bari baza aho bari aho baherereye bagiye babafata bose. Nuko M23 yakoze iki operation, ariko nta kibuza impara gucuranga. Bivuga ko ku itariki ebyiri bamwe mu baturage n'ubundi babukereye bakajya mu myigaragambyo, ariko M23 yakoze iki, yagerageje kuyiburizamo ndetse ibasha mu by'ukuri nk'uko byumva hangani bushyira muri logique cyangwa se mu nyurabwenge, ibasha kuba mu by'ukuri yakwinjira no muri systeme z'itumanaho, dore ko n'ubundi bica aribo babigenzura. Abateguye urugendo bavuga ko aya mafatwa ari ukunyuranya n'uburenganzira bw'ibanze bw'abaturage, kuko buri muturage afite uburenganzira bwo kuvuga ikimubangamira. Wabyanga wabyemera, umuturage abashaka kuvuga ati iki kintu twebwe ntago kitunyuze gihagarare. Ibi rero M23 yakoze yakabaretse ikabahagarika, ahubwo mu gihe abakoze ibikorwa by'urugomo, ariko mu gihe bavuga ati turashaka kugira iki kwisanzura tukavuga, M23 akabateza amatwi ahubwo ikareba ibitagenda neza cyangwa se n'ibyo bayisaba bitari ibyo nyine ikabihagarika. Ariko ibyo M23 ko yari bizi ko ibyo bashaka kuza kuvuga bishaka kuba byagira ingaruka zikomeye cyane, kuko yaba bitagira ingaruka ntabwo babagize iki bakoresheje izo mbaraga zose. Bahise bavuga bati bigira inama reka dukora ibikorwa byo kwitamumira, kuko nibwo yabaye ntabwo uko ari bugenda ariko yagenze. Hari abagize ubwo batabagiyeyo, hari aho n'abagiyeyo baravuga ati niba byagenze gutya niturenga turapfa. Nuko bimeze. Abateguye urugendo bavuga ko aya mafatwa ari ukunyuranya n'uburenganzira bw'abaturage, by'umwihariko uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo ndetse no gutanga ibitekerezo mu mahoro muri rubanda, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu masezerano mpuzamahanga igihugu cyashyizeho umukono. Itegeko nshinga rya buri gihugu, bimwe mu bihugu byinshi ku isi byemera imyigaragambyo. Hari ibihugu bitemera imyigaragambyo, ariko by'umwihariko mu by'ukuri amenya ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tutagiye no kurebera ku bandi ryo ryemera iki ko umuturage yigaragambye cyangwa se atanga ibitekerezo byo mu gihe hari kitagenda neza. Bivuze ngo ubwo burenganzira aba babuvukijwe. Bakomeza bagaragaza impungenge z'uko urubyiruko rufashwe ruri mu kaga, kuko icyambere bafashwe n'inyeshyamba, icya kabiri ngira ngo ariko namwe murabyumva. Uyu mugabo yavuze ati urubyiruko rwafashwe aba basaga 70 baduteye impungenge kuko bari mu kaga kubera ko rufashwe n'imitwe yitwaje intwaro idafite ubasha bwemewe n'amategeko bwo gufunga cyangwa gukurikirana abasivile. Basaba ko abo bose bafashwe barekurwa byihuse kandi nta mananiza, ndetse bagahabwa uburenganzira bwo kubonana n'imiryango yabo direct. Iki gikorwa kibaye mu gihe umujyi wa Goma ukomeje kuba mu mwuka mubi ku bibazo by'umutekano biturutse ku gutumvikana kw'abaturage n'inyeshyamba ziyoboye umujyi, aho abaturage bakomeje kwibasirwa n'iterabwoba, ifatwa ritemewe n'amategeko n'icarubozo, mu gihe ngo hakomeje guhamagarirwa ibikorwa byo kwigaragambya bigamije kugaragaza uku kutanyurwa kw'abaturage ku ruhare rw'ingabo z'u Rwanda n'imitwe ibifashijwemo mu burasirazuba bwa Kongo, dore ko ngo abigaragambyaga burya ngo bari buvuge ntabwo bari buvuge M23, ahubwo ngo bari bagamije kwamagana ukuva kwanga kw'ingabo z'u Rwanda, nkuko bivugwa n'uyu mugabo muri video mu by'ukuri avugamo ibyo kwamagana iki gikorwa. Abasesenguzi ku bijyanye na politike n'umutekano ngo babona ko gukomeza gufata urubyiruko n'abagize societe civile bishobora kurushaho kubyutsa umwuka mubi no gutuma ibintu birushaho kudogera, bityo bagasaba imiryango mpuzamahanga n'iy'akarere gukurikirana hafi iby'abahohoterwa ndetse no gutabara abasivile. Baca umugani ngo ntabapfira gushira, ariko kandi nanone M23 ntabwo yafunga abaturage bose ngo izabarangize. Bivuze ngo
koko ibyo abaturage bavuga niba ari byo, ukuri byanze bikunze kuzajya ahagaragara, ukuri byanze bikunze kuzajya ahagaragara. Kuri itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere, sinzi impamvu z'uku kwezi kwa mbere 2026, sinzi impamvu dushaka kuvuga kwa 14 ariko duherutsemo, ariko ni itariki 3 z'ukwezi kwa kangahe, kwa mbere Mutarama 2026. Ayo makuru yari kuvugwa mu mujyi wa Goma, n'uruntu ruhari, ni ibintu bitoroshye, ni bikomeje kwibazwaho, amaherezo araza kuba yahe. Ndagira ngo mu by'ukuri munyemerere dukande subscribe kuri John Info, ku batarabikora tujye muri groupe ya WhatsApp, dutanga inyunganizi, dutanga ibitekerezo. Hanyuma kandi rero abakunzi ba Bosco Mutarama cyane, abakunda amakuru y'ukuri, munyarukire no kuri Umubano Plus, mu by'ukuri naho mukandeho subscribe, urandika @Umubano Plus mu by'ukuri, cyangwa se urebe muri community, cyangwa se muri post tuba twagushyiriyeho kuri uyu muyoboro wacu wa Region Info, ubikore. N'iby'ingenzi kandi by'agaciro, dore ko naho tubatamukizamo amwe makuru akomeye cyane akomeje kugenda amenyekana kandi y'ubwino buhambaye. Ubwo rero mu by'ukuri kugeza kuri iyi saha, munyemerere mbashimire, mbabwire mwakoze cyane kudukurikirana ndetse no kubana natwe. N'iby'ingenzi kandi by'agaciro, amahoro n'imigisha bikomeze kugenda byibanira namwe, Imana n'imigisha bikomeze kugenda biba iruhande rwanyu. Ciao ciao, hasta la vista.